Uwese ngo hararuguru hariya ku giti cy'ikivumu madongo se naho ni ukuri bamufunze rero azirikize bamufatanye ingoma enye ingoma gusa yari ibambishije uruhu rw'umuntu. Kini reka ngutere inkuru. Hari igihe nigeze gutembera ngeze hafi yo kwipera imbona igisaza cyasinze. Sha Kiningiri, iyo nkuru ngiye kugutera irasekeje mana. Nanaza kutangira gushinyika utarayivuga. Itonde ndende yikubwira kagira inkuru rero. Kini kera bajyaga bavuga ngo vino ni umukobanyi nkabitera sese nkabifata nk'ibintu bidafite agaciro. Ariko ikintu cyambabaje uwo musaza yari yasinze. Yaje kugenda gute? Kini twagiye kubona umusaza mu muhanda rwagati tujya kumva aravuze ngo rimwe kabiri gatatu ndahanyaye mu muhanda direct. Umusaza muzima n'ibikoresho biri kugaragara. Kiningiri arahanyara pe. Ubwo se ya nkuru yawe ishingiye kuki? Ngo umusaza yagize iki ngagira iki? Ahubwo nawe sinzi pe. Ngo ngiye kukubwira inkuru bla bla bla. Nanjye amatwi ndayabangura ngo ngiye kumva inkuru. Ubwo se nangiye kumva numva ibintu bidafite agaciro. Ariko Kiningiri iriya ni inkuru ngiye kukwibwira. Inkuru se nyabaki ko wasanga bitaranabayeho. Ese undi bya bitaranabayeho Kiningiri inkuru yanjye ni yari iryoheye amatwi. Iryoha ahubwo nuko amatwi adasesemo n'aba yarutse kare. Eka inkuru yanjye numvaga ntakitwaye. Ubundi wagituza ukumva inkuru zanjye ibyo byako nta kintu kiba kibereyemo. Wese izawe nizi Kavumbi niba bajya bavuga ngo imfura igenda ngase ntukagira ngo ni ukumwigana mu ngendo. Niba agenda yunamye ngo nawe agenda yunamye. No si uko biri rero. Nese ugushatse kuvuga iki? Dore hari umusaza yitwaga Hategeka yari akuze ariko adashaje. Ubwo umukecuru waza kwitaba Imana umusaza yishumbusha umugore ukiri muto. Ngo yamfura yewe ntihateye kabiri yamfura yewe umuteye inda. Ese arabimenye aranabyakira nguki. Ubu ngubu umusore babyaranye ni mukuru cyane mama yake. Ubu so musaza hari abandi banafite kuri uwo mugore? Barahari bashyika muri batatu. Mbega ishyano. Iso akaba ari na mukuru wawe. Mama ije twaricita gute? Mama si uwo yaba ari papa wawe yaba ari mukuru wawe. Uwo musaza se yaba ari sogokuru wawe yaba ari iki? Nyine ni ishyano mwana. Kikoza kiniyo nkuru yawe iratangaje pe. Ahubwo se mana ubwo rugo byabayemo n'ubwo kwana. Reka ntabwo nta rugo na rumwe nameje ninga pe. Nta ruhari n'inkuru nari nihimbi. Kini nawe wayihimbaga? Official news inkuru itariyo ariko yenda kumera nk'iyo nyayo. Man nari nangiye kumigwa ndi gutekereza ibintu byabaye muri urwo rugo naho ni inkuru mimbano. Erega Kavumbi nujya wumva izina kinini ujya wumva ikinini kivura abantu stress. Byashobora gutekenika nkagukubita inkuru mimbano kuburyo n'ibyawe byose wabinyihera. Shano kuri kw'Imana uranyemeje pe. Ntabwo natekerezaga ko wambwira inkuru nk'iriya. Oya wowe wapfundikanyaga iriya ni inkuru. Sha wumve ngo nanjye nayamanitse pe. Ariko Kini twagiye dutuburira abantu inkuru za fake ku kihe kinyamakuru? Oya nakuno twaba turi gutemberana twahura n'umuntu tukamunyomeka. Oya man tukabesha abantu tukabavura ama stress mwana. Kandi nzi neza ko dushobora no kubyungukiramo. Uzi yuko Nyakabwana inde nako yakamwana ngo yateye story mu diaspora ngamaze guseka mu amadolari 200. Kavu natwe dutangire hari igihe wenda amahirwe yazadusekera natwe tukirira kuri uwo mufaragira. Gahunda ni gahunda ahubwo tugenda. Kiningiri no none suri yari mu biki yakavarinze mu biki se? Mwebwe shanago mwakumva ibintu bitubayeho byagenze bite? Ubu Kinini ubwoba bwamwishe ubu no kuvuga nari kubibasha. Ngo nguki manuze wa mugabo hararuguru. Uwese ngo hararuguru hariya ku giti cy'ikivumu madongo se? Naho ni ukuri bamufunze rero azirikize bamufatanye ingoma enye ingoma gusa yari ibambishije uruhu rw'umuntu. Salisa ngo urugwiki ongera ubabase mani ngo n'urugwiki
rw'umuntu. Yesu wafashe umugati umuhindura imigati 800 y'Yerusalemu noneho ndumiwe. Ubu ndi kurota ahantu niho ndi ibi ni ibiki? Njyewe ubu ngubu mumfashije mwansindagiza kuko no kugenda sindi kuva hondi. Ariko ibyo avuga Kiningiri marababwiza ukuri. Ubu ngubu n'umutima nawe akifitiye. Awusize hararuguru ku muhanda w'utwari turi. Yesu we nanjye ndumva ingingo zitangiye kuvunagurika. Salisa byihore nanjye ndumva ubwoba bunyishe. Mwege mukomeze nimubura abandi babibabwira. Mbega ikinyoma kandi we. Ibihungu turabibeshe byenda kwinyarira pe. Zira boro zirakora zo kubesha. Hari igihe umuntu mukubita ikinyoma kiremereye handi no kuva handi ushobora no kumunanira. Kandi rega niyo nabeshye cyane biratinda ukavuga n'ibyanyabyo da. Hari igihe ushobora gusanga muri murenge twe tubaye nka Vales Papi tukajya tuvuga inkuru za nyazo da. Reka se ahubwo amakuru atari ivumbi. Za noti za kibiri se wagize ngo nizateye agaciro. Ahubwo iyo ngiyo nyiretse mu kaye turi kumanuka ushatse wayimwe kujyanira kuri banki. Kavuna umuhete nanjye nzayijyanira uyinjyanira ngese nacica amaguru. Ega jye nawe dusenyera ku mugozi umwe ariko si dusangirira ku isahani. Ako kangashe musi keza ariko kagusambanyije ubwonko. Nari icyo mfa cyo nuko gahunda ari gahunda ariko kavuhara kandi gatekereza wenda tukajya tubesha abantu hanyuma tukababwira ko twababeshaga. Ubwo sibyo byaba bimaze kuko hari igihe ushobora kubesha umuntu umwana bigakubitana nuko yaramutse nabi ugasanga kumenya amajigo da. Ibyo tuzabitekerezaho hano twikomereza ahubwo. Okay guys, uyu munsi rero mugiye kumbaza ngumbaza niki. Uyu munsi rero mbazaniye Bisido app. Bisido app uko nikora nuko nguko. Bisido app ihuza abaguzi n'abagurisha. Ni application uza ugacururizamo ikintu cyawe kikagurwa ku buryo bwiza cyangwa se waba wifuza kugura nawe ukaguriramo mu buryo bwiza bitakugoye. Mu bindi bisobanuro jya muri description ya video ufungure link nawe uyandikishe ubashe kugura cyangwa se kugurisha mu buryo bukoroheye.